Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese watanze umwana wawe Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Iki ni icyigisho cya 293. Turicyari kwiga ku butumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Dusenge. Turagushimiye Mana Data wa twese, dushyize hejuru izina ryawe. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo. Wabanye natwe, waturinze tugeze aya masaha tukiri bazima, uhimbarizwe. Turavuga ngo Uwiteka mwa Imana Data wa twese, izina ryawe gusaba ari ryo ryubahwa. Ubwami bwawe gusaba ari bwo butuzaho. Kandi ibyo ushaka, ibyo dushaka ari bitubaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uwiteka turakwinginze ngo tugiye kumva ijambo ryawe. Uwiteka Mwuka wera nafungura amaso yacu, Mwuka wera ufungura amatwi yacu, Mwuka wera ufungure imitima yacu n'ibitekerezo byacu, kugira ngo tukumve kandi twumvire ijambo ryawe. Mana duhe kukumvira mu migendere yacu yose. Mana duhe kugenda nk'uko ushaka mu migendere yacu yose. Turasanga ibi turimo byose bitaguturutsemo, bidukurwemo kandi bidukamurwemo rwose. Hama ibintu byose badushyize mu Imana byiza byose byaguturutsemo, kugira ngo Imana ubikomeze kandi ubihe imbaraga, ubyuhire kugira ngo bikure, kugira ngo Imana tubeho tumeze nk'ibiti byatewe nawe, kugira ngo bigukiranukire. Wera cyane Imana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi, urakomeye. Wumvishe gusenga kwacu, turagushimira Data wera, izina rya Yesu himbazwe, amen. Uyu munsi turasoma mu Luka ibice 20 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Bibiliya iravuga ngo nuko ku munsi umwe muri iyo yigishirizaga abantu mu rusengero avuga ubutumwa bwiza. Abatambyi bakuru n'abanditsi hamwe n'abakuru bajya aho ari, baramubwira bati, tubwire, ni butware ki bugutera gukora ibi, cyangwa se ninde wabuguhaye? Arabasubiza ati, nanjye reka mbabaze ijambo mumbwire, kubatiza kwa Yohana kwavuye he? Ni mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Biyuranya mu mitima yabo bati, nituvuga tuti kwavuye mu ijuru, atubaza ati, ni iki cyababujije kumwemera? Kandi tuvuga tuti kwavuye mu bantu, abantu bose badutera amabuye kuko bemera ko Yohana yari umuhanuzi. Nuko bamusubiza yuko batazi aho kwavuye. Yesu arababwira ati, nuko rero nanjye simbabwira ubutware buntera gukora ibyo ubwo ari bwo. Ibyo biri mu Luka ibice 20 umurongo wa 1 kugeza ku wa 8. Ukwangirika mu nzu y'Imana. Biroroshye cyane guseka abafarisayo n'abatambyi b'icyo gihe, kuko iyo tubonye uko barwanyaga Yesu mu gihe cye, tubona ko bagomba kuba bari buzuye ubugome. Nyamara ikibazo bari bafite nuko batari bagikorera Imana, yewe ntibakoreraga na rubanda, ahubwo bakoreraga inyungu zabo bwite. Ibi tubibonera mu gisubizo bahaye Yesu. Bamuhaye igisubizo gituma bakomeza kugaragara neza imbere y'abantu. Iby'Imana ishaka byo ntibigeze babitekerezaho. Bajya kumuha igisubizo, byo barebagaho gusa nuko bagaragara neza imbere y'abantu. Bamaze igihe kirekire bishushanya, kugeza igihe banibagiwe icyo Imana yari yabashyiriyeho. Ntacyo bari bakizi. Icyemezo cyose bafataga bagifatiraga mu nyungu zabo gusa. Icyo bitagaho gusa kwari kugaragara neza imbere y'abantu. Bw'impamvu Yesu yabise indyarya. Muri Matayo ibice 23 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3, ijambo ry'Imana avuga ngo banditse n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Ibyo biri muri Matayo ibice 23 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Nyamara tubigiraho ibintu byinshi tugomba kwirinda. Tugomba kuba abanyakuri, abakristo nyakuri. Ntabwo tugomba kwishushanyamo ubukristo aho batureba, ahubwo tugomba guhera imbere mu mitima. Tugomba kuba abigishwa ba Kristo, kuko igihe wita cyane kuko ugaragara hanze kuruta uko Imana ikubona, ntabwo uba ukiri umukristo. Imana ibudutabare cyane. Muri Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 16, ijambo ry'Imana riratubwira ngo wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha, uzikomeze, kuko nugira utyo uzikizanya n'abakumva. Ibyo biri muri Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 16. Iki ni cyo rero baratakaje.
banezezwaga no kwigisha ariko ntibashyire mu bikorwa ibyo bigishaga. Banezezwaga no kugaragaza kwera kudahari, bakavuga ko bakorera Imana kandi barakoraga inyungu zabo gusa. Imana iturengere cyane kandi Imana iturinde cyane. Ntukine politike mu nzu y'Imana. Itonde, ahubwo uharanire kubaho ubuzima nyakuri bwa gikristo mu ibanga no ku karubanda. Uharanire kugaragara neza imbere y'Imana kuruta imbere y'abantu, kuko ibyo abantu bahimbaza imbere y'Imana birasuzugurwa. Dusenge. Turagushimye Mana Data wa twese, turaguhimbaje. Uri Imana y'urukundo kandi uri Imana y'imbabazi. Uri Imana igira neza. Izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, kandi ibyo ushaka nibitubeho mu isi nk'uko ubaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Data turasenze. Tumaze kubona yuko Mwami Imana ibyo abantu bashimwa imbere yawe ngo ari ibisuzugurwa. Turasenga cyane Mwami Imana ngo uturinde gukora gushimwa n'abantu, ahubwo uduhe gukorera gushimwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, reka Mwami Imana uko tugaragara uduhe kugaragaza ubukristo mu ibanga no ku karubanda. Reka Mwami Imana uduhe kugaragaza ubukristo abantu batubona n'abantu batatubona. Reka Mwami Imana kugaragaza ubukristo Mwami Imana ahari abantu benshi n'ahari abantu bake. Mu izina haleluya, mu izina rya Yesu Kristo, hatagira Mwami Imana uwo duhagarara imbere tukagaragara nk'abatari abakristo, ahubwo duhagarara imbere Mwami Imana uwo yaba ari we wese, situation yose twakwisangamo, uko yaba imeze kose Mwami Imana, icuku cyose twakwisangamo, uko cyaba kimeze kose, umucyo wose twakwisangamo, uko waba umeze kose, turasenga ngo tugumane indangagaciro za gikristo muri byose, ahantu hose, igihe cyose. Urera cyane Mwami Imana kandi urakiranuka. Utubashishe Mwami Imana, utugire neza. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizera, urakoze Data wera. Amen. Icyitonderwa uyu munsi turagisanga mu Luka ibice 16:15. Yesu aravuga ngo mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Ibyo biri muri Luka ibice 16:15. Imana iguha umugisha wo kwifatanya natwe. Imana iguha umugisha wo kumvira ijambo ryayo. Imana iguha umugisha wo gutega amatwi ijambo ryayo. Ndagusengera ku Mana ngo Uwiteka akuze umwuka we wera. Ndagusengera ku Mana ngo Uwiteka akuze imbaraga ze nyinshi. Ndagusengera ku Mana ngo Uwiteka akuze urukundo. Ndagusengera ku Mana ngo Uwiteka akuze guca bugufi. Ndagusengera ku Mana ngo Uwiteka akweze cyane, aho abantu babona n'abantu batabona utungare. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwami Imana ndasenga cyane ngo Mwami Imana Uwiteka weza abantu bawe, kugira ngo wowe ubukristo butunganye imbere y'abantu n'imbere yawe. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginga cyane Imana Data wa twese, mu bw'imbaraga zawe nyinshi n'urukundo byawe byinshi bitarondoreka, ubushake bwawe bukomeza kubaho, imbaraga zawe gusa zo zikomeza gutwara muri bo. Icyaba kibarimo cyose kitaguturutsemo gipakurwemo mu izina rya Yesu, bitwikwe ndetse bikurweho Mwami Imana. Ibyaguturutseho bigendanye n'ubushake bwawe, bigendanye n'ubwami bwawe, aribyo bitwara mu buzima bwabo gusa. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze Data wera, turagushimye, uhabwe icyubahiro. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba ari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguha umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.